ndasimbutse byinshi nakize impfu nyinshi ndamushimira impuhwe ze arankunda Yesu andindishije ingabo ze arankunda Jehova Urukundo rw'umukunzi wanjye ndasimbutse byinshi nakize impfu nyinshi ndamushimira impuhwe ze arankunda Yesu andindishije ingabo ze arankunda Jehova ubarariye uwera yakoze ibikomeye tuzamuye amashimwe tuvuge haleluya haleluya Mbega umunezero mu kirori cy'iwacu uyu munsi uraje tuve mu miruho umukwe naramushimye nawe anyitayeho ubu ndi umugeni wa Yesu mporana amakado Mbega umunezero mu kirori cy'iwacu uyu munsi uraje tuve mu miruho umukwe naramushimye nawe anyitayeho ubu ndi umugeni wa Yesu mporana amakado ubarariye uwera yakoze ibikomeye tuzamuye amashimwe tuvuge haleluya haleluya wanciye ikimana ko ntari nk'abandi warakoze Mana manitse amaboko iyo ncecetse biranga nkumva ngiye gusandara ndabivuga nkaruhuka ndagukunda Yesu we wanciye ikimana ko ntari nk'abandi warakoze Mana manitse amaboko iyo ncecetse biranga nkumva ngiye gusandara ndabivuga nkaruhuka ndagukunda Yesu we ubarariye uwera yakoze ibikomeye tuzamuye amashimwe tuvuge haleluya haleluya ubarariye uwera yakoze ibikomeye tuzamuye amashimwe tuvuge haleluya haleluya Ndirimbe urukundo rw'umukunzi wanjye ndasimbutse byinshi nakize impfu nyinshi ndamushimira impuhwe ze arankunda Yesu andindishije ingabo ze arankunda Jehova Ndirimbe umukunzi wanjye ndasimbutse byinshi nakize impfu nyinshi ndamushimira impuhwe ze arankunda Yesu andindishije ingabo ze